ni M2 TV Rwanda. Nanone aya magambo ni amagambo yagiye avugwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari we perezida Paul Kagame. Amagambo 5 yagiye agaragara cyangwa se agaruka cyane, yagiye yibazwaho n'abantu benshi, amagambo meza cyane, amagambo arimo ubwenge. Turahera ku rya mbere ntabwo dutinda, reka tugende tugendana. Ijambo rya mbere yaravuze ati jya utega amatwi unumve neza, umuntu wese ukugaya amakosa yawe maze agagushimagiza ujye wirinda kubaha umwanya munini wo kubumva, ujye ubigiraho bose maze ugire icyo ubikoraho gihindure ubuzima bwawe. Naryo ni ijambo rya mbere perezida yavuze mu ruhame ndetse rigafasha abantu benshi, ndetse rikaba ritazava mu mitwe y'abantu batandukanye. Ijambo rya kabiri yatugejejeho yaravuze ati nta bushobozi dufite bwo kugarura igihe inyuma cyangwa ngo duhindure ibibi byabaye ahahise, ariko dufite ubushobozi bwo gutegeka ahazaza hacu maze ibyabaye ntibizongere kuba ukundi. Iri ni ijambo rya kabiri ry'ubwenge kabisa ryavuzwe na perezida Paul Kagame. Ijambo rya gatatu twabahitiyemo mu magambo menshi meza yavuze ndetse y'ubwenge, yaravuze ati inkuru zose za Afurika zanditswe n'abandi batari abanyafurika, kandi mu by'ukuri nitwe dukeneye kwimenyera ibibazo byacu no kubyikemurira. Iryo ni ijambo rya gatatu ryavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kabisa. Kora subscribe hano dukomeze tuguha ibintu by'ubwenge, dukomeza no ku mwanya wa 4 n'amagambo y'ubwenge yavuzwe na perezida Paul Kagame. Ijambo rya 4 ry'ubwenge ryavuzwe na perezida Paul Kagame yaravuze ati ubufasha butuma habaho ubufasha bwinshi n'ubufasha bwinshi ndetse n'ubufasha bwinshi no kugabanya ubwigenge bw'abaturage bahabwa ubufasha. Ni ukuvuga ngo iri jambo yarivuze ari mu Cyongereza, niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ritari gupfa gusobanuka, ariko yashakaga kuvuga ko umuntu usaba ubufasha bituma guma asaba ubufasha mu gihe umufasha aba atamufiteho ubwisanzure ndetse n'ubwigenge, akomeza ari umukoroni we. Ngiryo ijambo rya 4 ry'ubwenge ryavuzwe na perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Ijambo rya 5 ryavuzwe n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame, yaravuze ati abayobowe nibo bafata umwanzuro w'igihe cyo kuva ku butegetsi bw'ubayobowe, aho kuba abayobozi b'ibihugu by'amahanga bahitiramo abayoborwa kuba bagira undi muyobozi. Iryo rikaba ari ijambo rya 5 uyu mu perezida wacu nyiricyubahiro perezida Paul Kagame ry'ubwenge ryubaka ndetse riteza imbere sosiyete muri rusange. Kora subscribe kuri M2 TV Rwanda kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu byiza. Ni Moses mwari muri kumwe, turabakunda.